Jewe nigeze kubona kuri TikTok nanditse Baby Nessa. Mbona noneho mfite n'akamikoro na Bibiliya yiwanje. Ariko undi nuwe murongo noneho gufasha ubu ngubu. Uyu murongo ni uriya umurongo waruka muri Matayo. Ngo mushimbwira umurongo gufasha n'uwo. Luka kangahe? Ikigabane cya gatatu. Ikigabane cya gatatu. Handitse nguki? Wenda kubona ntafite Bibiliya yakosha kubishushanya mu mutwe yatabyumva ko Imana ibibona ko nzabaho ku isi. Umurongo waruka ikigabane cya gatatu cyavuga ati kunda ubonye wese amahirwe azagira uzamufashemwo. Subiramo uwo murongo ngo kumumena neza nta kibazo dukora. Wabishobora se weho? Wabikwishobora weho? Ndi indembe. Iminota ingahe? Nk'isa. Utararuhuka? Ariko urarenze. Ko numva se ukabije? Ntabwo nkabije kuko n'ubundi yomba nkabije. Si bingi bisimba mbirimo. Ibikize? Ibyo ngibyo nyene mvuga. Wacu. Sinamuzi meruka kera numva ngo ndayishimiye Evariste. Ngo yitwa Ndayishimiye Evariste ariko kuba muzi. Ego rata. Murakagira Imana. Tuyiririmbira. Murakaza neza mitsingi. Rwanda gwejo. Irafunguye cyane ifunguye. Iranakonje ariko. Nose nagwashaka gikonje. Nanze kishushe. Ukunda izishyushye se? Nawe bikonje ishushe imeze ne ifite nk'ubushuye buke buke. Naye ndwa ariko ngayiririmbire sasa rero. So narimba tumurakaza neza mitsingi kwacu. Muntu muri bareza. Nayo si? Oya nabwo ari ibyo ngibyo se haka twaje kunywa. Ati wewe ubayeho neza winkora mitsingi ubwiza bwawe wikundira imitsingi. Iyo mpano yawe kunywa mitsingi. Ugiye gusoma wumve. Oya shana ngo njya nk'inzoga. Uri murokore? Ndagusuje kandi nkwaye ikaze ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya Wisdom TV Rwanda. Amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe. Uyu munsi noneho umuntu abasaniye bamwe ni mumuzi ariko hari abagiye bamuzi. Bimeze bite mana? Ni sawa cyane. Ni sawa ndabizi ko ari sawa. Ivuge muzi. Jewe izina ryanjye ni BJ Babarawo. BJ wewe ko kuki wita BJ? BJ? Ni kubera ngiye kera hose nitwa BJ. Babanze bakuzuma ingano hose barebe inkweto waje wanyambariye uyu munsi. Nkweto niza mitsutsu za kera. Nose ukunda mitsutsu? Nkunda mitsutsu. Ni cyakora kikagudoye none umusetse wawe ntuheruka no kogosha? Kogosha se kwanjye ko n'ubundi mba ndi mu kazi. Akaye kazi? Ko kwahira ntubizi se. Niwambwiye ko wabiretse? Nabireka se naketse mbonye akazi katuma n'ubundi mbona migishoni yo kugira ngo mbone ukuntu nazamuka nkava mu by'akazi. Migishoni. Migishoni ni ibiki? Made in Rwanda. Made in Rwanda. Made in kuki zitari made in Burundi? Ese uheruka i Burundi ryari? Se imyaka 8. None nta mirongo ufite se uno munsi? Mirongo imeze ute? Iyi mirongo ubushize niwa ndirimbi. Imirongo kete Mano kemera ngo dore niwe wanje. Ntabwo tukubwiye ngo uyirye. Ntabwo nayi. Ahubwo imirongo ni ya Satibi n'ubundi bafite hano ibiro Satibi. Canke iyawe. Ngo kugasimango kugisimenti. Oya yanjye. BJ Babarawo ko n'ubundi iri ndirimo naririmbye. Ni ya Satura ayo yitwa Satibi. Satura mabafu. Ubundi bayivuga ati ngo wambwiye ko usangira na beshi. Umviba amatwi kuko nashaka kunyumviriza. Ngo naho ndi ntare imbere yawe ndi intama. Buca kabiri uhinduke ungi umutima. Naguhaye umutima wanje senga Imana nayirakuma. Niwabona ngo nge nkukosereje umbabarire cyane. Ariko ugira vibe z'abahanzi. Uvuga n'amaraperi. Yako nawe uranasetse. Amaraperi se turi muri raperi. Ese raperi bivuga iki? Raperi ni nko kujya no kwa ntoza kwa Fireman mu raperi.
ngakubita nkagoma ka Fireman nyiruka kanganyemeza kankubita ka Fireman arakaririmba bavuga ngo kuvuka ndi umuhungu je nibyo byagize umuhanzi mbona kera rero yes ibizo mbano kese wenda tukoje na Fireman tukavugana nk'amasuku yandi kugira ngo numve yuko yananzamura muri media arakuzamura se nani ndirimbo yuzi arazamura ibiki arazamura umuntu utari no kuririmba ikibazo cya Fireman umuziki we sinkuze neza ariko gusa nge indirimbo yiwe ndayemera cyane wemera iyihe indirimbo ya Fireman iyo ngiyo ya Fireman ninkuririmbiye iyihe se yabona ntayo naririmbye wumvishije neza yaririmba twumve mana yanje kandi we ntago uzazamuka nicyo kibazo cyawe wenda kubwira ngo uririmbe none se ko ereka abanyarwanda impano yanje ni umuziki n'amakomedi yo gukina komedi zo kuryoherwa kugira ngo umuntu abone ubuzima bwo kuba ku isi sibyo ariko ikibazo nka Fireman naho twanazamuka nacakanzamuka mwazamukana se wamuzamura yanzamukana ngarapa rero rapa twumve oke je n'indimba ya Fireman kwizamuka mu ntacyo nuzamuke ngo mu ya Fireman wera pizza zamuke muri raperizi wanje n'indirimbo yiwanje imwe fite imana yabikora hanyuma wenda nganyine bikore tuyumvisha abanyarwanda umuziki wanje umwe ndirimba wa wundi nari kundirimba hanyuma byakunda bigakunda nganyine uririmbe oke ndatangiye none wambwiye ko usangirange na benshi iyo niyo niyande wambwiye ko ari ya Satibi nshaka iyawe kugira nzazamuke ariko baze twarahuye unyumvi urarapa abantu barabikunda ariko baze ko n'indirimbo ndapiyuta yibuka yo kugasima yani yakera ko nabise byibaje ko nenze ko bitazakomeza dore abantu birirwa bayimbaza nayo unose urumva uri umuhanzi wewe bari bagiwe n'indirimbo zawe ndumuhanzi se ahubwo rega nawe ndumuhanzi ntabwo ndumuhanzi we na wa wundi wa nyawe ni wa wundi wa pirate kuko nubundi abandi umuhanzi wa nyawe mba nazamutse muri Made in Rwanda muri Made in Rwanda se bazamura abahanzi none se nazamuka muri music ubundi Made in Rwanda ni iki Made in Rwanda ni uko nyine ibintu byose mu Rwanda biri kwinjira bisohoka n'abantu bakabibona Made in Rwanda ni iki Made in Rwanda ni uko ibintu byose biri gusohoka bigasohoka bininjira bakavuga ati Made in Rwanda yasohoye ibi ngibi by'agaciro muri company company ni iki company ni inganda ubu ngubu turi kuvugana ni inganda ziba ziri gukora ngaha buri hanga turi mu nganda za danje nanditse ngo iki BJ woya munsi n'amagambo ko nize woya ariko BJ nawe biriho ndikuvuga namari icyongereza bayifaransa simbizi handi sati Wisdom Mail TV Wisdom TV iki Wisdom of TV bivuga iki ni TV nyane turi ku mbuga nkoranyambaga ku mbuga nkoranyambaga ezo ni mbuga nkoranyambaga uzinizi imbuga nkoranyambaga nk'imbuga nkoranyambaga ni nkuko tuba turi kuvugana wenda nk'amahanga cyangwa Afrika yose katubona cyangwa igihugu cyose katubona turi kuvugana ku mbuga nkoranyambaga wifi na wifi bitandukanira he wifi na wifi bitandukanira he wifi na wifi bitandukanira he se byatandukanira he se mwakabyarimo ko gihe n'ubundi byo ko ntize yari se BJ uri umuhanga wenda kwizera wifi ni iki wifi kandi rakwegereye wifi se nabaga televiziyo mwakabyaramo ugerageza ni iki wifi wari ubikoze wari uri hafi yabyo ni kamera ariko so uri umuhanga wifi ni iki niyo mani nibyo wifi ni iki wifi
bya wifi je simbize gose wari ubikoze nibyo ariko je baseri none se ntumugaye kumbwira bya wifi ati no makaro intebe televiziyo kamera ama etage gusa namenya kari wifi rero wari ubikoze bwa mbere ibyo byose ndabita mwicyo shaka wifi ni iki rero wifi ndamenya kari televiziyo she kamera wifi si kabiki wifi hasi bisubiye mu wifi 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 ongera wifi ngami niki wifi wenda nk'umujyi wa Kigali simbizi ibyo ngibyo wifi ni umujyi wa Kigali oya wiseka nibyo wifi ni umujyi wa Kigali n'ubu subwo bivumbuye utewe uzi ko ari byo je nabwo ibyo ngibyo mba numva yuko wifi wenda ashobora kuba ari umujyi wa Kigali cyangwa ariko unose wabimenye ute kandi wari umbwe ngo ntabwo wize je ko nize kera kandi nkaba nize mu Burundi ubwo se namenya ko icyongereza kimwe check sound vuga ngo check sound 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 bivuga iki byo ibyo ngibyo check sound ni nka wenda ni sekisa n'ubundi ni 500 wenda mu kirundi check sa cya wimire sa cyangwa setimire cya wimire wimire ni 800 byo bya check sound ntabwo mba mbizi ariko sextant cya wimire cya sextamire sexta ni 500 setimire 600 ba 700 wimire ni 800 900 ni 900 ariko uza alphabet mu cyongereza alphabet sundi bivuga iki alphabet ni mibare nyarwanda yakozwe mu Rwanda ko n'ubundi mibare umuntu aturizwaho kwiga ari umunyeshuri ni bya alphabet ngambwira alphabet mbwira alphabuzi alphabet se nka alphabet nka alphabet nkuko sho kwandika ta hera ku ya mbere iya mbere niko ushobora kwandika ta nk'uko nk'izina rya ta nge nitwa Miburo Tarisisi ese kumbi wise BJ witwa Tarisisi BJ ni izina ry'iwanjye kuva kera hose bari bazi ko nitwa BJ ko nabaye mu Rwanda imyaka 10 n'ibiri burasura byibuka 12 wese ufite ingahe 22 waje ufite ingahe ubwo naje ufite ingahe ubwo se wumva ko ufite naje ufite imyaka 10 uje kuragira naje nje kuragira ariko impano yanje sinzi impano yanje ahigeze nambigeze muri iyi music simbizi none se wigeze usohora indirimbo abantu banga kuyumva nakubwiye ngo irimbe birakunanira ngo impano yawe impano yanje ese wase kera hose nari mu muziki kubera gushuha mu mutwe kw'amafaranga nirukasi kera mpiga amafaranga nkaba narayabuze umuziki shobora kuba afite niko wampa nk'icyumweru wenda nkaba nagwaye mape y'umuziki mba nasohoye sibyo nje no erega umuhanzi ahora ni mirongo nk'ubu nkanjye ununguye nuko ntari umuhanzi ndi umuhanzi na mfite imirongo manuka ako kanya ngaha nawe rero gerageza base kumanuka kw'imirongo y'umuziki nuko ngewe n'ubundi shobora kumanuka ku muziki ariko nkaba numva uwo muziki akanya bitari kugira gute bigende muri medeni y'iki y'uwo music izamukire rimwe ariko kubera ngewe mfite gahunda y'umuziki wanjye shobora gukubita nk'inyuma y'icyumweru cyangwa iki cyumweru ndimwo nkahita nkwamagara ngo ati umuziki nakubise n'uyu nguyu ibyo ntushobora kubyubahiriza ukabyumva ariko buriya ni abahe basitari ukunda mwana abasitari abasitari ni benshi abasitari kandi benshi mu mujyi wa Kigali kandi ntabwo ari umujyi wose uri kwaka ngaho abo ukunda rero ni abahe abo nkunda byanamenetse agatelefone kawe se bigenze bite biramenetse nyine birapfuye ubundi wayiguza ngahe singiye yaguze 8 bagukopye ariko baranagukopye dore umwana mwiza uwo mwana se wase kari umwana nyine wo mu mujyi nago yakwemera ubundi se wamutereta je namutera n'umutoma ya danje ngamutera umutoma twumve ntera umutoma ubundi nereta je nagutetse ariko buri nganereta tangira unerete ko bimeze bite fata mikoro telefone biva muri telefone uraza kuwigira nganereta sasa rero okay ushaka kumutereta
ese ndebe ko n'umuntu ari gahunda ko wagira ngo ntutereta anje ndatereta ngantereta rero okay nose nagwandereta utari kumfata oya ngufashe gutya nk'umuntu bwa mbere duhuye uzahita utangira gukabakaba se kandi nzaguma nk'ukabakaba nyene paka gushika igihe cyose nose uzahita utangira gukabakaba ko kanya niyo umuntu muhuye n'umukabakaba ngo bwa mbere oya umuteretesha amagambo sajya atereta kateta bivanye n'ukuntu umuntu muri kumwe neza nka gute se ubwo ngubwo bivanye nk'ukuntu mwasabanye nk'urukundo ubundi ukamwatinda gusabye urukundo I love you baby shu sheri ndagukunda cyane ibyo bintu bituma bigira gute none se ako kanya nahita nkwemera ubu turahuye mu nzira wankunze ngahita utangira unterete oshe ndagukunze none ngiye kandi ndagusubye n'urukundo kuri kuntegekazi umva kugutegeka ntabwo ari icyaha niko mbibona utazi cyane ko nambasharati y'igihumbi nani nkaba mwanze kubera kwiyamaganira nise shanete yiwanje nose shanete niyo ndeberaho ushaka kurebera kuri shanete cyo kurebera ku mubiri w'umuntu cyo kurebera ku mutima w'umuntu cyo kurebera ko aba yibaye ari gufata mikro neza n'ubwa mbere ufashe mikro n'ubwa mbere ufashe kana gaboro n'ubwa mbere ufashe no boro sinze numbaze ikizavamwo n'Imana yonyine ibizi ariko nondomi rose ukuragira uzabivamo ryari BJ kuko ubu nabaye umustar ubu abantu bakumenye neza kiragusije miliyoni nkajya kuzunguza muri Nyabugogo nkunda amahoro banze ariko ntabwo uri kubona ukuntu nyifashe ukunyifashe nyiyegereje ukunyifashe nyiyegereje ntabwo mubwiye ngo yirya oya nayifata gutya nta kibazo nabwo iri kugenda akuse BJ umuntu nkawe w'i Burundi uko bimeze bite ubundi ugira sheri sinjya nkunda rege ikibazo cyanjye kubera bivaje ko njye nteta ko bivanye n'akazimba ndimwo sinamenya umwanya wo gutereta cye mvuga ati ndatirisa umuntu ase n'uwo ntagutereta ndeba nk'ukuntu wambaye none se nitegeko ngari ngiye utereta wanatereta n'abandi none se sura umushumba harya nose nta mukozi wo mu rugo wenda mwahura ushaka gutereta akura mwana wamukunze urabizi neza se kazakwemera ushaka kunyemera suri kwifata imbere ujya he naho ngiye pe ngambwira ushaka kumutereta bivanye nk'impano y'Imana ishaka ko yavuze ati uyu muntu muzabana we ariko Imana urabona yaguje nawe n'ubu umusitari icyo wakoze azakwemera n'ubu umusitari ese wowe ni mu musitari uyu mushatsi wanjye ni mukoresha neza wenda nkitana n'amatentire abasigiza tuma nka umusitari n'iki mu mujyi wa Kigali ku myaka 8 maze mu mujyi wa Kigali harabura tentire gusa nje nagiye Masoro nabaye henda hava nza gukora Kicukiro Nyanza Sonatube narabaye imisi mike negeze Nyamirambo mu Bijyogone ubwo iki mahita zankura n'iki n'ubu ngugejeje Remera ngeze Remera rero umujyi wose ko ndi kubona kuba ndi BJ Babarao Imana izanabona ko wenda Imana izabona yuko jewe ngiye kubaho neza cyane abaho nabo icyo ni kimwe Imana izafatamwe gusa kuba twamenyanye nge nawe wanamenye yuko ushaka kuzamura umuntu akabaho neza akajya yicaye nk'ababyeyi ababyeyi se barya bicaye ababyeyi bawe barya bicaye mere wajya yicaye uko umwohereza amafaranga BJ ngewe ariko se n'undi kamarundi yaguye hasi wabona ubu nguyu wanya ariko iwacu ikiro cy'inyama kigira 45 iwanyu kigura 45 kwa munyarwanda nanga 16,500 we ubu bohereza ngahe uheruka na amafaranga ngaho uheruka kohereza iwanyu nanje njya nohereza ko ndayanywera cyangwa yanywera itabi cyangwa yanywera n'ibiki byose usiganywa n'itabi byose none se ko namaze kuyakira ko nabona ko ntazabaho ko yisimya namaze kujya mu muziki cyangwa inyo muri comedy bose umva nabigenza gute none se kuko utabijyamo bivuze ko uyitumwa itabi uzarireka ahubwo nje nimbona nyene nk'ahantu nyene heza nk'ahangaha mu mujyi nkajya mbona nyene hicaye neza nko kumba nibereyeho nanjye nafatanya naho nkakomeza iki ubuzima bwaho ngeze n'imyaka ngezemwo
nkagira ngo menye ti uzabeho gutya sibyo buriyo n'umujyi naho tuwubona ntabwo ari uwanjye ntabwo ari n'iwacu iwacu naho mvuka nta mujyi uhari rwose ariko gusa kubaho umujyi ndawubona neza ko n'umujyi nawukuriyemo imyaka 8 irashize ndawukuriyemo ariko aho ngeze hose imba mbona yuko hose haba nkahanjye hose uburyo ugabira abakobwa ngo isi kandi atari n'iyawe ahubwo mvuga ati amafaranga njya nohereza yose ati sheri ndagukunda naya mafaranga yohereje umukobwa ukavuga ati shaye umukobwa arankunda nohereje 5 umukobwa ku Gisagara niko telefone yanjye yazimye ndamuhamagaye nkamwumvisha ko bimeze ibihumbi 5 urumva yaragukuye nako atagize 5 nge narahebye ahubwo byadanje none se basi warayagaruje 5 wamuhaye ndayagaruza abe na SMS yigeze anyandikira n'uwo neza ashaka SMS we nawe nakabyizi wakuyemo akabyizi cyakabizo byose nta kimwe wakuyemo nta ni bizo yiwe nigeze numva wenda atuma avuga ati she ndagukunda go bizo mikoro sugira ngo yabimenye ibingi ngo n'ubwa mbere ahuye nabyo n'ubwa mbere mbonye mikoro nasundi wafataga izi mikoro wafataga izi zazindi nyine zo mu mapantaro zo gufata gazi zamura izindi ariko ngo wafataga izi mu mapantaro nose ni mikoro none ufashe gucya nabwo ufashe mikoro ariko none ngambira ukuntu ngo kuba ngo akazi kawe bikubuza gutereta nibyo nshaka kumenya nje akazi kiwanje rero gasaba amasaha 8 ku 8 ubwo nangaye 26 wowe nukuvuga ngo ukora amasaha menshi kurusha abandi 8 ku 8 ubwo ni 26 8 guteranya 8 ni kangahe muri 16 twagiye ni kuvuga ko rero buriya naho ngiye gose ibyo ngibyo imba naje gukina nk'izi ngizi zo kugira ngo tubone ubuzima bwo kubaho njewe mba numva maze igihe nkwamagara nkubwira ati bimeze bite none se uburansubije umukunzi by'umukunzi birasubijwe umukunzi ase nimba je noheje 5 ntunanyandikire SMS ntunambwira ati bimeze gutya sheri shushu baby ubwo se wumva byagenda gute cyangwa babona usa nabi gutya dore nk'ubu ngubu do inje ntoze umamagaye rwose ko kwandikana ndi kwahira ukivuga ati fata akamoto ye vuba vuba ntura mu pirata nigendera abisa nakugeza urayikoga nkitira makorogo kareka nane kwitira movite gute kandi bisaba ko byihutirwa mu mujyi wa Kigali uba wihuse mba nihuse vuba vuba ngambwira rero ngo wamamagaye ngo nuko nje nagwamagaye numva urambwiye ati bakanya gato go turavugana ndategereza numva uramamagaye ati mu mwanya turavugana nje ngenda guhamagara urambwira ati fata akamoto nje nafasha akamoto naje ariko ibiganiro undi ujye bikurikirana ibiganiro bikurikirana cyane ni bande bajya bagusetsa ni beshi cyane kuri no kuri TikTok injya ndeba turi kumwe je nigeze kubona kuri TikTok nanditse Baby Nessa mbona noneho mfite n'akamikoro na Bibiliya yiwanje ariko undi nuwe murongo noneho gufasha ubu ngubu uyu murongo ni uriya umurongo waruka muri Matayo ngo bashimbwira umurongo gufasha n'uwo Luka kangahe kigone cya 3 ikigane cya 3 handitse nguki wenda kubona afite Bibiliya ariko kubishushanya mu mutwe yatabyumva ko Imana ibibona ko nzaba kwisi umurongo waruka ikigane cya 3 cyavuga ati kundo ubonye wese amahirwe azagira uzamufashemwo subiramo uwo murongo ngo umurongo ni waruka kibona cya 3 ngo ikigabona cya 3 ubunda muri mu Kinyarwanda ni igice cya 3 ngaho ngo handitse ati kundo ubonye wese icyo azagira amahirwe yose uzamufashe mu kwari ubwo ni wa wundi wa mukobwa yandi y'amafaranga bitaro byanjye ibyo bintu biranditse muri Bibiliya none zaze se mfite Bibiliya biri gusoma neza ubwo ati ngira amategeko 10 y'Imana
Amateka 10 sibyo kuvuga ati mwaramutse Mariya wuzuye inema mugabo muri kumwe amategeko 10 y'Imana reka amategeko 10 y'Imana je sinya mvuga ati amategeko 10 y'Imana Imana sinya nyizi si ndanayibona amaso ku yandi ngo Imana sinyizi ntago yizi reka mbese ntago emera ko Imana ibaho Imana ishaka kubibaho kitabaho sinyizi je mbona ko mbayeho Imana ngo ntago yizi ntabwo nyizi je mbona mbayeho nkabona Imana ivuga ati bwakeye none se Imana sinyizi ibaho ntibaho Imana ibaho ko je sinzi kibaho kubera icyo utabizi none se ndayibona amaso ku yandi ushaka kuzayibona gute ushaka kuzayibona ivuga ati ndakubonye wa Mana ntago urahura nayo ubu ngubu nta nubwo ndigera nyibona isura yayo none se kuba ubayeho ku bwande kubw'Imana n'ubushobozi bw'abantu n'ubushobozi bw'Imana nuwe mukire mu Rwanda wemera so mukire wa mbere mu Rwanda wakomera sinkantuzara ni Kabuga Felician wari yangahe nariye ntavaga Kabuga nzi rwose sindi nabuze n'isura ndumvaga Kabuga Felician none se kuvuze ngo niyo mukire wa mbere kuvuga boss wawe ka boss nyine ntabwo ari umukire anyize aho se n'umukire wanjye se kubera no se naguhemba amemba simo namukoreye ngaho ariko nyine n'umukire ni umukire uwo se ngiye sinzakira ngahemba abandi ugahemba abandi se ufite icyizere ufite icyizere cy'ubuzima icyizere fite cy'ubuzima bwo kuba mu mujyi wa Kigali niko Imana izama ibice nanjye ngakoresha abakozi izabiguha ryari se igihe cyose nubikora Imana izabikora wewe bikoze ukata akanyenyeri Imana gatubikora bati bije ibaho neza sha ni iki ukundira Kigali ariko ubundi bije kuki utagiva muri Kigali je ntabwo nzava muri Kigali none yo namwera arabizi uko nava muri Kigali Kigali nyuma y'imyaka 8 nta munyakigali yigeze ntuka nta munyakigali yigeze ambwira nabe aho ngeze hose naho nakada akanyenyeri ati cyaye kuri nimero ati mabuja ati boss sinabura akazi ni uko nguko je mbaye muri Kigali ko jewe ntabwo nigeze ntuka umuntu fata umuntu atera ingangi ndamutuke reka no sivyo bihurira he no kuba Kigali utabayeho nabi bose mbayeho nabi ngewe wayeho neza ubu ngubu mbayeho neza ko 60 ziwanje mbembwa 60 zanje 60 kuhembwa menshi ni menshi ariko ndayajyamo inja 30 ngasigaza 30 yandisa akora iki ndayaguzamo nkingura nk'agafege canke inzoga canke nkingura kandi kantu canke ngira hariya kwa noza nuroveja kwa bandimbati mumbare nyene nkiyicara nyene nkikubita agacupa nkituriza ukihema aho nduzi kubyina bije je nzi kubyina ariko naho nzi kubyina ngate nyereka kantu kamwe nabyina nani mu gakoni utari mu gakoni nasubyina kuko uri mu gakoni kubera iki uri icyuma cyo mbyinure cyuma nicyo ashaka ho mano brise narebe nabyina ko niyo yamamaye nayo nayikubite nta kibazo bahiza nta kibazo ngabyinira urwagwa rero nka kwa kundi bajyaga babyinira urwagwa ugiye kuza urwego ubuse n'ubundi mbyino urwagwa kukira habo urwagwa ibitoki kabugi kwangari kabadonda ubwonko kaizodora ubwonko niza zinzo muri Gisagara kandi nazo nazikozemo ariko nakuze no mu nzoga ariko ntabwo wabyina ushaka kubyina neza ukavuga ati ndabyinye bivanye no kuntu ubuzima Imana iba yagize nose kuri kwigira gute mba ndi kwikaraga kugira ngo twagiye ubu twakwikaraga neza ngayikarage nakwikaraga ukagira ngo ni mashini kwikaraga iri guta ngatangiye we n'indirimbo yawe wanditse warayibagiye ariko nawe ushobora kuba rero wibagirwa vuba harya buri abantu bibagirwa vuba byagenze bite yagiye rero ngewe abantu bibagirwa vuba byagenze bite akabara bari bijumba byokeje mu ziko byonyine nta kindi kintu mvishe bavuga hariya ntabwo njye mwica yeze gusa kugende ariko se kuri kuvuga witakumu ujya hirya no hino byagenze bite wagize isoni wabonye umukobwa ari kugukoresha ugira isoni kitse ngo samuro kuno ne wari kubyemera yo musaburo ku ngo yikundiye uriye nawe kunza ariko nubwo wabyanze nashaka ngo saburo ku ngiye ikibazo cye utereta umuntu kuko wakoze wowe utangira uko abakaba none nako kabakabye ubwo se namenya ko nkunze uyu ngaho
oya nawe unamukuraho gutya nagomba mukabakabye nawe wazamura aha ngaha nta kibazo ubundi nkawe koko ikigaragara cyo wikundira abakobwa. oya nabwo nkunda abakobwa gusa n'abantu bose ndabakunda sinkunda abakobwa gusa umukobwa nabwo wamwanga ko niko agufashe kubaho ku isi agufasha kubaho gute uri umukobwa ushaka umutereta wenda akanyemero kawe ukumva kirase muri telefone kiwe kagira muri telefone wewe wakabona ati ese namba kirikonda wandaramwa kabyarana wayihamagara ati sho bimeze utise kumbura guhamagaye nawe tumufatiraho nukuvuga ngo utereta n'umuntu utazi je ubundi jya bakeshe je asibyo mu rugo gusa abumvuga nabo simbazi none se mukamukundana gute urukundo rwa nyago nyene ruhese ubwo ngubwo bwo kuvugana n'umuntu ntazi ariko buriya ni namba y'umuntu niba yugize nk'akabazo se k'umubiri ubigenza gute kandi utamuzi ndaja kugisimeti nkareba nk'icana nyene biba gisotsa nkagikonesera nyamane pa kabiri ugiha bibiri nukuvuga ngo wenda yugura niza bibiri none nijyo mina rekora ariko cya bibiri cya bitanu cyane ko mafaranga umuntu aba yafite ariko urakize koko na bitanu suje ugiye atanga ariko n'amafaranga meje ndetse ko mu bitondo nguri yangaye bo mu gitondo nguri yangaye cyane ari yangaye tukuzanye none wa bitanu umucyure ntayo ufite akakanya ko nayamaza ariko uzambwire ejo bone ndahita nyabona ariko mume neza nta kibazo dukora wabishobora se weho wabikwishobora weho ndi indembe iminota ingahe nk'isa utararuhuka ariko urarenze ko numva se ukabije ntabwo nkabije kuko n'ubundi iyo mba nkabije si ibingibi simba mbirimwe ibikize ibyo ngibyo nyine mvuga iby'ibikize byo kubaho nyene gutyo nyene byo kuvuga ati cyana niki ngiki ariko ushaka ko nibagiye nibyo twavugaga ariko nawe wafashe nk'idage ubuze wafashe nk'idage wabonye ibyo mvuga ko atari byo ujye ureba neza harya wagarukiye mu wakangaye bije nize amashuri 8 Yeza ta wize serayi oya namwe yize serayi serayi sinzi ushobora kuba ari nk'amasereri serayi ubuze serayi sabwe krame sa nisanye dore moto sha ano kwa nuze kwa Bill Gates uramuzi ni umukire muri Amerika president wa Amerika ninde Trump irindi ninde John Trump ininde John Trump waninde president wa Amerika ewe umuzi wiki niko nyine ashobora kuba ari mu president kandi akaba yayoboye neza na Africa community kabimwemera Africa community niki Africa community nyuko nyine nk'ugwa rukagwejo ruzaba rumwemera n'abanyeshuri bakaba bamwemera cyangwa abantu bose bakavuga ati Trump John Trump nuko vuga ati Bwana Gisekedi muri Kongo ahubwo Gisekedi sinda namuzi numva amuvuga ariko uramukunda ntabwo mukunda nagasikere twogema ugaze namukunda gute musikere je namuzi yindi Trump ko nababona ku televiziyo wanyu w'i Burundi ariko uramuzi iwacu sinamuzi meruka kera numva ngo ndayishimiye Evariste ngo yitwa Ndayishimiye Evariste ariko kuba muzi ego rata murakagira imana tuyiririmbira murakaza neza mitsingi Rwanda gwejo irafunguye cyane ifunguye iranakonje ariko nose nagwa ashaka ikonje nanze kishushe ukunda izishyushye se nawe bikonje ishushe imeze ne ifite nk'ubushuye buke naye ntwa ariko ngayiririmbire sasa rero so narimba ati murakaza neza mitsingi kwa uri muri bareza nayo si oya nabwo ari ibyo ngibyo se haka twaje kunywa ati wewe ubayeho neza winkora mitsingi ubwiza bwawe wikundira imitsingi iyo mpano yawe kunywa mitsingi ugiye gusoma wumva ubu yashana ngo njya nk'inzoga uri murokore
kubera iki useka kamvuze kuri ngo baje kuri umurokore bateye ndi umurokore yanjye aho no barokore buriya rero naba Babyloni uri umurokore akunda kugira gute kuba afite bibiliya turebe ku umurokore nyifite muri telefone se ko najya ntunga telefone nanye ndabigenza gute yanazimye yanapfuye none nzayikoresha imyaka yose ngo ahise ajya kwinywera inzoga uyibagiye ibyo yarari oya nibagirwa byahe ngira cyo twashyizeho noneho mitse gusa ese kuri guhita ureba hano uri kuhareba yiki wifi nambari wifi wisodigiti uri kuri televiziyo ubu mba ndi kubona ko ndi muri Amerika muri Amerika guteze ase ubu ngubu yiri hano nk'amakaro nimba nagiye nubatse nk'inzu nimba nubatse inzu nk'iyingiyi habona amakaro nk'aya ngaya ndatumva ko nakize uzayubaka ryari se wowe uzayubaka ryari buriya ubuzima rero cyangwa imyaka y'isi ntayihutira cyane kugira ngo amenye ati bimeze gutya buriya y'Imana igiye kubikora iravuga ati wenda guhaye wa mwana uzabeho neza ko Yesu uzahenda upfujya neza cyeshe abanyarwanda bati wasenze Imana buri icyo usibye umurengwe se nyina sinze Imana buri icyo ifite na byeri cyangwa na mitsingi sibyo nengwe zagera ku Yesu ntacyo waburanye Imana nari cyo nabonye no Rwanda ariko u Rwanda urarukunda Rwanda imyaka myinshi je natangiye gukorera amafaranga 500 ariko natangiye gukorera 500 ku kwezi 2014 iwacu habaye kudeta 2015 ngure amafaranga 2000 2018 nakorera amafaranga 800 2020 nakorera 8,000 2021 nakorera 15,000 ubu se nka 60 nkanitunga je nkihahira na mukire wengi wiwe je ndihahira rwose n'ubwo ndihahira pe ubu ntabwo niyo mpamvu ratawanyweye bundi meduherukana utanywa inzoga yo nazi nk'ubwo icyagihe ku Gisozi etse maze some numve ko bimeze ukunda inzoga wa Mungu kandi uzinyweye vuba nuzinyweye vuba oya kuva cyane anywa inzoga ahubwo naze nkwa negereye ahubwo buriya kuno biba bimeze bivanye ku Gisozi tukina za comedy za hariya inzoga kuzibona ari danje haje nashaka kuba nagiye kwahira ku mihubukano ya danje abasikite bakamubukano ntabwo nari kubona umwanya wo kunywa inzoga ahubwo ni kuvuga ati akazi ka boss biragenda gute boss arashima cye ntashima ahubwo reka niyeranje gutya nkure pa kabiri cenza mu mufuka hari ya boss acyaba ati mwana yakoze niyo mpamvu nagenda utoze dore umukandara none umukandara urahenze Wabaki? Amasaha. Wawuguza ngahe? Bitatu byanjye. Ugura henze. Nako utagize. Nukuri warayikuye pe. Wase bitatu ugengura amba mwa 60. Nkaje igihumbi ku munsi ngasigana 30. Hago mukanda wa bitatu sibi hasigaye 27. Ani ngore bipantaro. Ubwo wenda ko ntarahembwa ariko shaka guhembwa mu myaka iri imbere cyangwa ejo bundi. Hagiye maze aho wati wa mwana wakoze neza fata nkakane mane yahisho gupakisira kandi kagujugunya mwakacupa. Ugasanga ni wani. Ako kundi cyo ngagira ikibwira abantu bawe rero. Batanakuzi dore ubungu. Harya wambwiye ko wifi na wifi ngo bitandukanira he? Bibutsa abantu. Maze ngwicupa nomba. Wifi na wifi. Wifi na wifi. So wifi kandi wari wabikoze kare. Ninabikoze wena kuba byanshanze ko mu modoka ari mu modoka hari mu mugi. Ngagerageza. Wifi ashaka ari umugi. Wifi. Wifi. Ninga capitale. Wifi ni umugi, wifi ni capitale. Bisubiremo wifi ni iki? Wifi ni umugi. Wifi ni capitale. Ariko bije uri umuhanga. Wize neza. Ngaho kutangiye guhwasa. Eze umbanye. Buriya rero mubwire.
no gacupa karanaryoshye buriya nikuta cy'ugasoma wumve kararyoshye hashimwe uruganda rwayikoze n'uruganda nawe niba uvuga izina uzaba uruvuga ni urugenge ubundi n'uruganda cyangwa Kicukiro ngaho ngasezera abantu ahubwo ninjye gusaba uyu mujyi wa Kigali wose uri kumbona kuri TV kuba nitwa BJ sikubona sinzi imana ko nitwa BJ ko uzagene mu Rwanda rwose wumva ati BJ uramuzi baza kureka ngewe yes abantu bose barakuzi ubu se barakuzi bicaye hariya mubwira ndike baby ness ahita abona BJ nuko inose nandika baby ness arabona twabedise n'umuntu ejo bundi arambwira wakinye comedy abatuje ntabwo nyina comedy ariko buriye ahubwo je nyina ibiganiro byo kugira ngo turyoshe ikiteramo cy'umujyi wa Kigali cyangwe u Rwanda rw'ejo ruzaza bati bana babaye urumva none nambwe ati ombwira ngo witwa ngwiki twitwa BJ twese kwitwa BJ ufite comedy akamaze ngo ariko Oya tambwira gwese kwitwa BJ ufite comedy ati je na comedy ufite ahubwo njewe ufite abanzamura nzamenyane n'abakire banzamure nanjye kugira ngo mbone ubuzima kugira ngo nzabeho ariko egera mikro atese ubwo buzima buzanyira gute Wati buzanyira gute mwana yizabinyereka ati we andika baby nessa gusa itumbona kuri TV yanditse nko kuri YouTube gusa ngo TikTok kuri YouTube urubuga YouTube yanditsemo gusa atabona BJ Bravo ambonye none ufite na mikoro gutya nanye bibero ni shati yanjye adanje no imana ivuga ati n'uyu nguyu basigaye baracyavuga ati nkina comedy aje nabwo nkina comedy ahubwo mbaje kugira ndyoshe ibirori abaturage bazaje bati umwana n'uyu mwana waye n'umusitari abarundi ubu barakumenye biwanyu ahubwo bajya bahambona buriya batakubona se neza zinyaye kwa najya ntunga telefone ya touch sinyamenya ngo mu rugo baranzi cyo hari abaranzi hirya no hino wapi sinyambyita kuko nyina kubona ko nagwamagara ati bimeze gute tujye Uganda dukire comedy cyo tujye muri America tubeho neza ngo mujye Uganda cyangwa mujye muri America nganacyo ngaje babwire twisoreze dore aho twahereye ko banza umeka yakaraho nimbaza nkangweremo numve ko nukaba urakanyweramo nako humura ngabanza usoze dusoze gose BJ Bravo ngewe gose navuze ati sinzajya kuri TV nkakabyaramwe Imana irabikora neza none dore reba 2025 mu kwezi kwa 11 mu kwezi kwa 11 kugeza mu kwezi kwa gatandatu 2025 ndacyari kuri TV ndasaba yuko mu Rwanda rw'ejo cyangwa abanyarwanda bose urwaruka bazanamfashamwo wenda nkava mu kazi ndimwo nkabona yuko nabona ibiceri uta uzaze uzanye indirimbo yawe dore nta niyo ufite warayibagiwe jewe nubumbwira kuri Teleki 30 je ngusora umuziki ndejo ndawirigweho ejo bundi ngusora umuziki je nzamuke mu mujyi wa Kigali nsora umuziki unyene kwa Element muri studio ya Mirambo Chako Bruce Melody kandi ntabwo kumva ariko nanjye nkabona uko naho mbona afite kwa kucya ndacyari umuto cyane no ufite ubwanwa uracyari muto ufite ifoto yanje ndaweza kuri WhatsApp ndayoheza imugora kuri WhatsApp uraza kuyibona iyo foto nayo foto je ndihuye nakora mu kazi k'inganda mpuzamahanga iyo foto yanje irahenze ariko nayiguze mu 6 je gufotora gucya gusa ngo kabiri 6 bikaba biragiye kandi urupapuro rwa senkane ntanze ariko ngiye ko bari Imana iba yabonye uko nzabaho iyo foto nyohereje umukobwa kugeza akanya umukobwa aravuga ati ubaho cyangwa ntabwo ubaho njewe ubu ngubu sibyo ko igishoma cyafashe nshaka kuzabivamwo ngava mu buzima bw'igishumba ninzi yo ko mu kwezi kwa karindwi kwahirana ntazanabikora ahubwo nasaba nkaba impunga y'umukuru w'igihugu akavuga ati uyu mwana wenda ibyo arimo bivemwo ko n'umunyarwanda imyaka 10
10 maze ndayimaze rwose kandi nta munyarwanda yize mbwana ntabwo nigize niba n'umuntu rwose genda umunyarwanda ariko ubu ngubu tuvugana naho ndi umurundi ariko ndi umunyarwanda nibundi hano habiri nko bibiri ubundi ndi umunyarwanda fashamwe kimwe gusa imana inzamukane muri made in Rwanda mwasi ndi umunyarwanda cyo umurundi reka mbashimire mwabanye natwe kuri Wisdom TV Rwanda. Amazina ni Baby Nessa nk'ibisanzwe nabazaniye umuhungu wita banamwita BJ Babarao. Harya Babarao bivuga iki? Babarao numo papa. Uri papa wawande se wewe? Sindi yashaka ariko BJ Babarao inzi ko Babarao ari umo papa ko mu Gifaransa. Murakoze cyane. Nuko rero bemeze. Kore cyane Imana bahezagira cyane.